Tukiri abana twakuranye imyizerere imwe n'imwe akenshi twereka ko ibintu byoroshye, ariko dukuze tugatangira inzira y'ubuzima bw'abantu bakuru, ayo masomo menshi aza kugaragara ko atuzuye, ayobya cyangwa se ari ibinyoma byambaye ubusa. Izo twabwiwe zari inkuru zoroheje kugira ngo zibe nziza mu matwi yacu. Muri iki kiganiro tugiye kwibuka ibintu 12 twabwiwe tukiri bato, nyuma bikaza kugaragara ko bitari byo. Ni iki ubuzima budusaba gukora gitandukanye n'icyo batubwiye? Ikaze, ndi Jean de Dieu Tumukunde. Iyi ni JTM4, ukande subscribe nutarigeze ubikora. Ikintu cya mbere twarabwiwe tuti isi ntirenganya. Tukiri abana twabwiwe ko nidukora cyane tugakurikiza amategeko tukitwara neza imbere y'abantu, ubuzima buzadutera iteka, ibyiza byose ari twe bizaza bireba. Dore icyatumaga tubyemera: amarushanwa mu bigo by'amashuri, ibihembo bihabwa abatsinze, n'uburyo ku ishuri hahanwa kosheje. Ibi byose byashimangiraga ko ibyo batubwiraga ku isi tarenganya ari ukuri. Ariko isi ntabwo ikina na gato. Ubusumbane buba mu nzego zose, mu bukungu, mu mibanire, mu moko no muri politike. Hari abavukira mu bukire, abandi bakavukira mu bukene. Muri ubu buzima amahirwe y'impano ashobora guhindura ubuzima mu kanya gato nk'ako guhumbya. Mu buryo bubi, impanuka y'imodoka ibaye mu masegonda makeya ishobora kugutwarira ubuzima cyangwa se ikagusigana icyasha mu buryo runaka. Indwara itunguranye cyangwa se ihungabana mu bukungu ritunguranye bishobora guhindura burundu icyerekezo cy'umuntu. Nubwo tugirwa inama yo kwizera ubutabera bw'isi, ukuri ni uko ubuzima ari ihuriro ry'imbaraga zawe, aho wavutse, amahirwe cyangwa se ibyago bikugeraho. Ntabwo kugera ku ntsinzi biterwa no kuba nta makemwa. Ibi bidusigira isomo ko ubutabera ku isi ari ibintu bibaho gake, hanyuma tukaba dusabwa kugerageza kugenzura ibyo dukora, tukubaka ubushobozi bwo guhangana no kwihanganira ibibazo, tukanasaba gushaka uburyo bushya bwo kwiyobora muri iyi si y'amayobera. Dore ikindi kintu batubwiye tukiri bato. Tukiri abana bajyaga batubwira ko ibibazo byose bifite ibisubizo kandi byumvikana neza. Tukiri bato twigishwa ko ibibazo byose bishobora gukemuka ukoresheje ubwenge, imbaraga cyangwa se kugirwa inama. Dore ibyatumaga wa mugani twizera ko ibyo ngibyo batubwiye ari ukuri. Nuko ibibazo bya math cyangwa se ibibazo by'imibare, imikoro yo mu rugo, homework, n'utubazo tworoheje tujyanye n'imibanire hagati yacu nk'abanyeshuri, ibyo byose byabonerwaga ibisubizo kandi neza, bigatuma twumva ko isi ifite ibisubizo byoroshye. Ariko mu buzima bw'abantu bakuru, ibintu byinshi bibamo amayobera, ibibazo by'ingutu bya bindi bishyira umuntu mu mayira abiri. Ibibazo by'ubuzima bwite n'ibibazo by'imyitwarire myiza ni gake bijya bigira ibisubizo byuzuye. Akenshi kwemera kuva ku izima, ibizwi nka compromise, kugerageza kuganira, negotiation, no kwemera ukabana n'icyo utazi, ni ibintu abantu benshi bakunze guhura nabyo kandi bakabana nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubunararibonye bw'ubuzima bugaragaza ko kwihangana, gutekereza witonze no guhinduka mu gihe bikenewe ari ingenzi kuruta gutegereza ibisubizo byuzuye. Ubuzima kenshi budusaba guhitamo hagati y'amahitamo atari meza uko tubyifuza. Biragoye ko buri wese yabona ibisubizo byiza by'ibibazo nk'uko twabyigishijwe tukiri bato. Isomo: wige kwihanganira ibitoroshye, ufate ibyemezo byenda kuba byiza uko bishoboye, kandi ugerageze guhindukana n'uko ibintu bihinduka. Kwihangana n'ubworoherane akenshi bigira agaciro kuruta kubona igisubizo cyuzuye. Dore icya gatatu, barakubwiraga bati uruwihariye kandi ubuzima bwiza buraguteganyirijwe. Bati u Rwanda, Afurika n'isi muri rusange ni wowe bitezeho amakiriro. Abana kenshi barashimagizwa, bakabahamiriza ko nta bandi bantu bahwanye nabo, bakababwira ko bafite impano kandi bagenewe kugera kure. Nubwo gushimwa byubaka icyizere, ariko bishobora no kubaka ibyiringiro bidafite ishingiro. Iyo umaze gukura utangira guhura n'ibintu byitwa kwirengagizwa, gukomwa mu nkokora, ukanahura n'ibibazo udafitiye ubushobozi bwo kwikemurira wowe ubwawe. Mu buzima bw'iyi si urakora ariko gushimwa biba gake, kandi akenshi bikaba ngombwa yuko ukomeza akazi kawe nta n'umwe uri kukubwira kuri gukora neza. Biba bitandukanye na cya gihe ukiri umwana aho banagushimaga ibyo udafite. Muri iyi si kumva ko ubuzima budashingiye kuri twe, turamutse tudahari ko bwakomeza, iyo umaze kumenya ko ari uko nguko bimeze birakubabaza. Ariko ibuka kera ukiri umwana muto bakubwiraga ko isi ari wowe witegereje kugira ngo ihinduke. Bisa n'ibisekeje ariko biranababaje. Isomo twakuramo: wubaka icyizere cyawe kiguturutseho, ikindi kandi uharanire gukora ibikorwa bifite icyo bivuze aho gutegereza gushimwa n'abandi. Abari ku isi si wowe bahanze amaso ngo babeho, cyakora nawe uruhare rwawe ruracyari ingenzi mu gihe ukiriho. Ikindi kintu cya kane baratubwiraga bati abantu beza buri gihe barahirwa. Tukiri abana kenshi batubwiraga ko kugira neza no kuba inyangamugayo bizatugeza ku bihembo.
ababyeyi, abarimu n'inkuru zitwigisha batubwiraga ko kugendera ku kuri ari bwo buryo bwo kwirinda, ariko kugira neza no kuba inyangamugayo ntabwo biduha ubwirinzi cyangwa se intsinzi. Ubu ngubu ubuzima bwuzuyemo abantu bungukira mu gukoresha abandi. Hari ibihe bigera inyangamugayo ikabihanirwa, abantu beza bakabura ubutabera. Nk'urugero, abantu bavuga ukuri ko bitagenda neza muri sosiyete bashobora kubirenganyirizwa nubwo baba bakoze ikintu gikwiriye. Ikindi kandi, abacuruzi b'inyangamugayo bashobora kurushwa amafaranga cyangwa se bagatsindwa n'abakoresha amayeri mabi. Experience cyangwa se ubunararibonye bw'ubuzima bwerekana ko kugira neza ari ingenzi, ariko si ingabo igukingira ibibazo. Ikindi kandi, kugira ngo ubashe kubaho akenshi bigusaba ubwenge. Ikindi, rimwe na rimwe ugahuza umutimanama n'ibikenewe. Isomo: komeza kuba inyangamugayo, ariko uhuze ubunyangamugayo n'ubwenge. Kuba mwiza ntabwo byakurinda ibibazo, ariko bishobora kuyobora mu rugendo. Ikindi kintu cya gatanu bakubwiraga ukiri mutoya, ukiri umwana barakubwiraga bati ugomba kumvira abantu bakuru kuko bo bazi byose. Tukiri abana, abantu bakuru basaga nk'abatagira amakosa. Abarimu, ababyeyi n'abayobozi bafatwaga nk'abagenga b'ubwenge bwacu tugomba kwizera. Ariko abantu bakuru nabo ni abantu, ni abanyamakosa, barabogama kandi rimwe na rimwe birebaho, cyangwa se mu yandi magambo bakora ibibagirira akamaro gusa, ntibitaye ku bya bagenzi babo. Kuri iki ngiki ubuzima butwigisha aho gufata icyemezo bisaba gutekereza neza, kabone niyo waba ubibwirwa n'umuntu mukuru bisaba kumubaza impamvu. Rimwe na rimwe ukaba wanafata imyanzuro ku giti cyawe. Dore ikindi kintu batubwiraga kiri ku mwanya wa 6: nugerageza cyane bishoboka uzahora utsinda. Twabwiye yuko gukora cyane ari ryo banga ry'ubutsinzi. Inkuru zo mu bitabo zabaga zirimo abantu bafite ubwigunge ariko bakagerageza gukora cyane bakabona amahirwe. Imigani y'abana n'imyigire ku ishuri aho umwana yiga cyane agatsinda, byose byadutoje ko gukora cyane bihwanye no guhembwa. Ariko mu buzima hariho ibintu byinshi bidutungura, hakabaho n'imbaraga zitaduturutseho zitugiraho ingaruka. Abantu babiri bakora cyane mu buryo bungana bashobora kugira umusaruro utandukanye bitewe n'amahirwe cyangwa se ibindi bintu bitazwi. Nubwo gukora cyane ari ingenzi, ntabwo ari icyemezo ntakuka cyo kugera ku ntego. Ubunararibonye cyangwa se experience y'ubuzima yerekana ko kwihangana, kugira inshuti no guhinduka bitewe n'ibihe ari ingenzi. Isomo wakuramo: kora cyane, ariko wumve ko gutsindwa ari kimwe mu bintu bigomba kubaho bikanaranga urugendo rwawe rugana ku gutsinda. Hindura uburyo, wongera imbaraga zawe, kandi ukoresha ibigeragezo nk'amahirwe yo kwiga aho kubifata nk'ikimenyetso cy'uko uba utakoze cyangwa se wanengetse. Ikintu kiri ku mwanya wa 7 bakubwiye ukiri muto, barakubwiye bati mu isi haratekanye, nta kibazo uzahagirira no kurikiza amategeko. Abana bigishwa kumvira amategeko no kwitwararika, bibarinda kugira ibyago. Kubwirizwa uko bambuka umuhanda, gukurikiza amategeko y'ishuri no kwirinda imyitwarire mibi bigaragazwa nk'ingurane y'umutekano. Mu yandi magambo, iyo wabikoze cyangwa se wabitanze, isiguha umutekano wose ukeneye. Uko nguko niko babwirwa. Ariko iyo umuntu akuze asobanukirwa ko ubuzima bukomeza gutungurana buri munsi, buri kwezi, buri mwaka, igihe cyose. Impanuka, gukorerwaho ibyaha cyangwa se urugomo hamwe n'ibiza ntibitoranye uwo bihitana, kandi n'umuntu wateguye byose neza ntabwo yabasha kwirinda ibyago byose. Umutekano ni ikintu kigusaba kumenya ibikubaho mu gihe runaka, kwitegura, rimwe na rimwe no kwemera ko ibintu byose bidashobora kugenzurwa cyangwa se kugengwa nawe. Kwiringira amategeko uko yakabaye utazi impamvu cyangwa se aho akomoka n'impamvu bayashyizeho bishobora kukwizeza umutekano w'ikinyoma. Umutekano uzahita usenyuka igihe uzaba wahuye n'isi nyakuri. Isomo: komera ku ngamba z'umutekano wawe, ariko unige guhindukana n'ibihe. Umutekano ni ugushaka ikiri hagati y'ubwitonzi n'ubworoherane. Ntabwo umutekano ari ikintu gihoraho. Ku mwanya wa 8 tukiri abana baratubwiraga bati abantu bakuru ntibarira cyangwa se ngo bagire ubwoba. Ishusho y'abantu bakuru nk'abantu bashikamye, bafite icyizere kandi batagira ubwoba ni imyumvire isanzwe mu bana. Abantu bakuru basa nk'abafite ububasha, bikagaragara ko badashobora kunyeganyizwa n'amarangamutima. Ariko mu by'ukuri ibibazo by'amarangamutima birakomeza mu buzima bwose, waba umwana cyangwa se umaze gukura. Umuhangayiko, agahinda, igihombo no gutakaza ibyiringiro, n'abantu bakuru bahorana nabyo. Igitangaje kurushaho nuko abo bitwa ko ari bakuru biga kubihisha cyangwa se kubana nabyo aho kwiga kubikemura burundu. Ku mwanya wa 9 bajyaga batubwira ko ahazaza hizewe kandi hateganywa bigakunda. Abana bigishwa yuko ahazaza hashobora guteganywa. Bigishwa yuko ishuri rizakurikirwa na kaminuza igakurikirwa n'akazi,
ako kazi kagakurikirwa n'ubuzima bw'ubukuru, ubwo buzima bukazana ituze muri bo bagatengamara. Ariko isi yuzuyemo ibintu byinshi bitunguranye: ibibazo by'ubukungu, ibibazo mpuzamahanga, indwara n'ibigeragezo by'ubuzima bituma kubona akazi, urukundo ruzima n'ubuzima buzira indwara ntawe ushobora kubikwizeza 100%. Ibi nabyo birasekeje. Kwemera ko ahazaza hatizewe no kwemera guhindukana n'ibiriho n'ibintu abantu bakuru babayemo. 10 barakubwiye bati kwiga kwa bizakurinda, bizatuma ugera ku ntego zawe. Ishuri kenshi ritwigisha ko ubumenyi ari nkinga biturinda ibibazo by'ubuzima. Kenshi bagatekereza ko amanota, impamyabumenyi na za certificate z'amashuri bizatuma ubuzima bwabo buhora ari bwiza. Ariko niyo wabona impamyabumenyi ikomeye cyane wakuye ahantu hakomeye cyane, ntabwo byatuma utirukanwa ku kazi. Ntibyatuma hatabaho hinduka ku isoko ry'umurimo ugasanga ibyo wize ntibikigezweho. Ikindi kandi ntibyakurinda gukora amakosa ya muntu cyangwa se guhomba mu bucuruzi. Uburezi ni ingenzi, ariko ni igice kimwe gusa cy'urusobe rurenze rukubiyemo kuba ufite uburambe, amahirwe n'ubushobozi bwo guhinduka cyangwa se adaptability. Isomo: fata uburezi nk'ishingiro, ntabwo ari ibyiringiro ntakuka. Huza ubumenyi wize n'ubunararibonye, ubwenge mu by'amarangamutima no kubaka imibanire izagufasha kwihangana igihe kirekire. Twarabwiwe tuti ahanini ubuzima buri mu maboko yacu. Amasomo twiga tukiri batoya akenshi yibanda ku gushishikariza umuntu gufata inshingano ku buzima bwe, abayaduhaga bakatubwira yuko ari byo bizatuma tubaho neza. Nubwo gukora no gufata ibyemezo ari ingenzi, ubuzima bugengwa cyane cyane n'imbaraga zo hanze yacu zitari izacu. Imbaraga za politike, ubukungu mpuzamahanga, impanuka n'ibikorwa by'abandi. Abantu bamaze gukura bamenya ko kumenya ibyo ushobora kugenzura n'ibyo udashobora kugenzura ari ingenzi cyane mu kugabanya umuhangayiko no gufata ibyemezo by'ubwenge. Experience y'ubuzima itwigisha ko kubasha guhindukana n'ubuzima, flexibility no kwemera ko hari ibintu tutashobora kugenzura ari ingenzi, kimwe no kugira ubushake bwo gukora. Shyira imbaraga mu byo ushobora kugenzura nk'imyumvire yawe, imbaraga zawe n'ibyemezo byawe, ariko wumve ko hari ibintu byo hanze yawe bizahora bigira uruhare cyane mu mitsindire cyangwa se imitsindirwe yawe. Iyo izo mpande ebyiri ubasha kuzihuza, zigabanya umujinya kandi zikaguha ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Icyanyuma mu byo naguteguriye twabwiwe tukiri bato kiragira kiti: kugira neza bizakurinda ibibi. Abana bigishwa yuko kugira neza, kuba inyangamugayo no gukiranuka bizaba ingabi bakingira ibibi byose bazahura nabyo. Ibi ngibi nabyo bisa nkaho bisekeje. Ubuzima bwerekana ko ibintu bibi biba no kubagira neza, inyangamugayo n'abakiranutsi. Indwara, guhemukirwa, impanuka n'ibyago ntabwo bitamo bo bigeraho hashingiwe ku butungane. Ubuzima bwo muri iki gihe bwerekana ko kugira neza ari ingenzi mu kugumana ubupfura no kubaka imibanire, ariko ntibivana ibyago mu nzira. Isomo: gira neza ariko ube maso. Nsoza reka nkubaze kino kibazo ushobora kunsubiza muri comment. Ubona ari iyihe mpamvu yatumaga abantu bakuru batubeshya kandi bazi ukuri babayemo? Wakoze cyane gukurikira kino kiganiro. Niba hari icyo wibutse wabwiwe ubu kiri kugutungura, reka duhurire muri comment. Ndagushimiye cyane.